urabona ubuzima tubayeho ni ababyeyi urabona bagushimishijeho. nzamubwira akandi kantu cye buriya cyewe imyaka nk'itanu iri imbere kumva imyaka nk'itanu iri imbere bangewe bafite ukuntu nzabigenza byanga byemera uri kumva ku buryo inaha abantu bose bazajya bazaba bakuzi. Yes, nagira ngo duhere kuri episode ya 19 yabanje kugira ngo tubone aho duhera tugera kuri episode ya 20. Aha twasize Shema cyangwa se Irene ari gucira ku mayange, babyita kumucira ku mayange cyangwa se kumucira amarenga, ari gucira amarenga Shenge amubwira yuko ashaka kumugira icyamamare, nyuma yaje kumubwira yuko agiye kumukorera indirimbo muri iyi epi. Mukomeze murebe video muraza kubona ukuntu byagiye bigenda n'ukuntu yamukoreye video y'indirimbo nziza cyane. Indirimbo yari nziza bro. Abazi Shema ni n'umumanager w'abahanzi, nyuma y'ino ndirimbo bakoreye muri ino filime yahise amusinyisha amasezerano maze yirukana ba Vestina na Dorcas. Umva uko byagenze byose. Usibuke indirimbo nakwemereye kuzagukoreshereza, indirimbo nakwemereye kuzagukoreshereza kuburaho make kahita mujyana muri studio bagahita bayikora Yeah. cyane kuburaho make cyane vuba cyane Oya. Hey, Kumbeshya. vuba cyane ntibizarenga kuwa gatatu w'igitaha nakujyanye kuburaho make duhemba hariya muri kampani bakimara kuduhemba. Nubwo bimeze gutya Shema na Shenge bari mu byishimo, gusa Teta wehe akomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Umugore wa mukuru we akomeje kumushihura mu rugo, bikomeje kugorana cyane ku buryo Teta batakumva ko ari umunyakuri, ntabwo bumva ukuri kwiwe ahubwo bumva abakozi, ndetse n'umugore nta kuntu ashyigikiye uyu Teta, agomeza kumubeshyera ibintu bitari byo bitewe n'uko amufitiye urwango. Iyi filime noneho ubu igiye kuryoha. Icyo Irene cyangwa se Shema yaziraga ni uko ari umukene akora mu bishingwe, gusa noneho ubu ngubu amaze kubona amafaranga nubwo ari make. Indirimbo igiye kuba amafaranga, baze bacuruze babeho neza. Ese finali noneho ubu bazamuha uno mukobwa Teta yakunze bashyingiranywe, bizagenda ute? Filime turakomeza kuyireba, ariko natwe tuba tugomba kugira uko dusesengura dukurikije ku byo tubona. Ese bazashyingirwana cyangwa bizakomeza gutya bakomeze mu rukundo rudafite iherezo? Tujye tureba filime tunavuge tuti ubundi urabibona gute? Fayino njye mbona aba bantu bagomba gushyingirwana kuko urukundo bafite ni nk'urwa Juliette na Romeo. Niba ubona ko bakundanye nawe jya muri comment ubyandike tubibone neza. Ino filime ubundi uyibona ute? Njye sinjya mbona umwanya wo kubabaza, ariko n'ubundi ndabizi ko muri abantu banjye igisubizo mwampa ntikigiye kure y'icyo nanjye natekereza. Iyo ndebye mbona ino filime ariyo ya mbere muri industry ya sinema cyangwa se mu ruganda rw'imyidagaduro, iba iya mbere mu Rwanda. Nyuma ya zino filime si bino bintu twarebaga by'ibihinde n'ibiki, ino filime ni iya danje koko nimubyumve. Uretse turaje turebe uko byagenze n'uko byagenze kugira ngo amukorere indirimbo, bane ukuntu byagenze muri studio, ukuntu byagiye bigenda hose, ukuntu baririmbye na korasi Shema yashyizemo n'utundi tuntu twagiye tuhaba, n'inkunga Teta yashyizemo kugira ngo ino ndirimbo isoke. Byose tugiye kubirebera aha ngaha, n'ukuntu Teta se yagiye abanira uno musore Shema. Murabizi kuva kuri episode ya mbere uno mukobwa yaramutekerezaga, yamuhozaga ku mutima. Urumva rero mu kibazo nk'iki ngiki yagombaga kuba amukeneye, ubu ngubu kigiye gukemuka. Uretse urebe si ukuntu Irene cyangwa se Shema biri buze kugenda, ukuntu ari buze kugenda atera step by step kugira ngo yegere Teta
amubwira ati ndi gushaka amafaranga yo kujyana shenge muri stu, umva ko ni ibintu bigoye, babifata nko gukura ibyinyo, abifata nk'iki, ariko itubona ko harimo urukundo nyarwo. Teta yabyumvishe bajyana shenge muri studio, kandi nanjye koko ari njyewe nishyize mu nkweto ziwe nabyumva kuko ari umwana mwiza kandi uzi kuririmba. Banza wumve ukuntu Teta cyangwa se sheri wa Shema aba ameze iyo bigeze mu rugo, ukuntu nakita ko simukase ni umugore wa mukuru wiwe aba amufashe, ukuntu biba bimeze mu rugo, kugira ngo ubanze wumve ibibazo Teta ari kunyuramo, ubone n'ibyishimo uyu musore wacu Irene arimo tumusizemo, urebe uvuga uti se koko ukuntu ubabona n'urukundo rwabo. Urabizi ko iyo umuntu amaze kubona amafaranga yagera kwirengagiza. Ese ubona koko uno musore azahita yirengagiza uno mukobwa mwirengagije? Yaba atareba, yabana n'ahandi azakura umuntu umukunda by'ukuri. Abakobwa b'i Kigali namwe n'abandi bose murabizi ukuntu bigiye bimeze, bari umuntu uje ushaka amafaranga iyo bimaze kuboneka baraguta rwose, ntacyo muba mukivugana, nta n'iki icyo gihe uba ukimaze, ntacyo uba ukimaze mu buzima bwiwe, nta kintu uba wamufasha. Gusa ndaje nyibereke iyo ndirimbo mwayitegereje muri benshi, ndabizi yuko mudukunda muri benshi. Ndaje nyibereke, uretse mbanze mbereka aka kantu gatoya, mubanze mumenye ukuntu Teta biba byifashe mu rugo n'ukundi kuntu biba bimeze. Ahasigaye turagaruka tutakumva n'iyo ndirimbo n'ukuntu byari bimeze muri studio. Murakoze, ndabakunda cyane, uretse nkabasigire ngo kagahonda urugi kakenda kuruca ngo karakoma. Ntawe n'ishema w'ibishingwe nta kibazo cy'umwana mwiza. Ibaza nk'umukobwa nkawe uba muri kaminuza Teta kufoka umukomoka ngo koresha no mu bishingwe ngo ni umwana mwiza. Ni umwana mwiza. Ubwana bwiza bw'abasore urabuzi wowe? Uzi icyo bizakubyarira? Ese ko aza gufata ibishingwe nkabimuhana, hanyuma nyuma y'ibishingwe si ikindi kindi umuhane iki? kikisi Ugende wimeye kuko uramuka singeneye kongera kumubona none umunsi wa reka. Icyo kintu uracyumvise? Singeneye kongera kumwumva ngo yakandagiye hano n'umunsi wa rimwe. Singeneye no kuzumva ngo hari n'ahantu yahurira na Teta aramusuhura. Habe na telefone ye ntigaterefone yawe, message ye ntikagere muri telefone yawe. Nimunahura mu muhanda uzamera nkaho umuntu utigeze umumenya mu buzima bwawe. tante Kuko byagufasha kubaho ceceka sinkavuga ngo nawe uvuge. Byagufasha kubaho ubuzima bwiza. Kandi bimubwira ndakurinda, ntago ndimo ndakugirira nabi. natwara ibishingwe gusa nta kindi. Nakubwiye ngo nibyo bishingwe ntuzasubire kubumuhereza. Nabyumvise. Ndakubwiye ngo ntuzongere no kumushyira n'ibyo bishingwe. Teta wisiga imbwa zikagusiga imbaraga se, kandi jyewe imbwa ndayireba nkayimenya. Uzaguma gukurana nawe izagutera imbaraga se.